ndatangirana n'ukwezi kwa mbere njya mu bitaro bitandukanye imbaraga narazihawe shariwi ariko aba bantu bibaza ngo izi mbaraga mukorana nabo nazo nizo nyine nkubwiye narazihawe ntago zimenyekana ntiwazimenya oya ntazo wamenya keretse umuntu wazibonye niwe uzizi hari imbaraga nahawe yego ndabasuhuje abakunzi bacu bose mu izina ry'imbaraga z'abapfumu hana tebonefo za mbaraga nkorana nazo ego ko wikwikanga za mbaraga nkorana nazo hedama za mbaraga nkorana nazo zindimo ari witaye fite imbaraga amina zindimo zimwe nkorana nazo nizo zimu butware bwa kugenda hejuru aka kanya ndi mu mbaraga ntavogerwa nababwiye ngo zimwe nkorana nazo tube maso mube maso heba imbaraga zakurwanyije imbaraga zaguhize hari imbaraga nzanye hari imbaraga zindimo zihawe vuba hebaya manda izi mbaraga nkorana nazo zigiyeyo zikoze ibitangaza mu banyeshuri bari hariya kaminuza ya Iraq Shewida Payigo Henima Shane Monde Kotaya ziratwika zigakongora ziramenagura heranga yama peradizina ko wese wumva ijwi ryanjye umuntu wese ugiye kumva mvuga ubuzima bwe buhinduke haleluya izi mbaraga zinkoreramo zimugereho dawi nema izi mbaraga ziri muri jye wampaye mbaraga kandi kubara iki kiganiro niteguye ko nubundi hari komenti nyinshi zigiye kuza impamvu ikirare ndimo si cy'uburimo biroro biragoye uribaza ku mbaraga nahawe shemibe vo lange shenita keretse iyo nza kuba narindi kumwe nawe cyagiye biragoye ko wahakanye umuntu ngo ntiyagiye mu ndege kandi yagiyemo mutari kumwe ingorema utese uri Yesu indiwe mu kimbo peziwa ntawe hari amazina ndimo ndumva eraga izi mbaraga ziramenya izi zindi ziramenya zirahishurirwa herarada mayidobe mbanya umuntu akunda gukora ibintu byo guhinga abari kubagwa urabihagaritse yera biniwa shema tango abari gupfa bakajyanwa n'impanuka uruko kwazi gusoza umwaka urabihagaritse mwami yo ndagushimiye kuramo ubwawe ubusigaye bubu bw'abandi tubifurije umugisha w'Imana mu izina rya Yesu amen. Imana ishimwe cyane. Umwanya wo gusenga abantu badukurikiye ntibaze kugira ngo aribinde turimo. Yego. Binagaragara ko aho turi nyine nahantu twibogetse mu gashyamba kugira ngo tubashe. Kandi na Yesu yakajyagamo. Na Yesu wajyaga agira cya akajya mu gashyamba. Akajya hirya y'aba bantu akabanza akavugana na data. Yego. Uyu munsi rero turi kumwe n'umwana w'Imana. Haleluya. Umwanya banze yibwira abadukurikiye neza none ubundi twinjire neza mu kirere kindi. Ndumva mfite Imana ikomeye muri aka kanya. Ndumva mfite ibihe byiza. Yego. Ndumva mfite ubuntu bw'Imana. Amen. Ndabyiyemerera kuko si ngombwa ko umuntu abinyemerera. Yego. Za mbaraga nkorana nazo. Yego ko. Haleluya. Amen. Wikwikanga. Za mbaraga nkorana nazo. Hedama lowedasi. Imana ishimwe. Zambaraga nkorana nazo zindimo ari witayigo Imana yanjye himbazwa yo ndamukunda Yesu we ndamukunda amen mfite imbaraga nkorana nazo izituma ndimo mbyutsa abarwayi izituma nundima mpagurutsa ibirema hewe dayima nawe ugiye kubona amafaranga. Amen. Amafaranga
mfite imbaraga mfite imbaraga mfite imbaraga amina zindimo zimwe nkorana nazo nizo zima ubutware bwa kugenda hejuru aka kanya abarwayi abashonje ababuze uko bagira abakubise hirya no hino ndi mu mbaraga zikomeye ndi mu mbaraga ntavogerwa nababwiye ngo zimwe nkorana nazo tube maso mube maso mube maso heba dawi tengo debo mube maso dayama imana irampagurukije hari imbaraga numva muri jyewe hari imbaraga nahawe yego ndabasuhuje abakunzi bacu bose mu izina rya Yesu mugira amahoro amina mana yanjye imbaraga zakurwanyije imbaraga zaguhize hari imbaraga nzanye hari imbaraga zindimo nzihawe vuba hebaya manda nzihawe vuba uti niza wagiye gushaka byo ntibikureba ariko izi mbaraga ndimo nkorana nazo zirakomeye zirasenya zigasambura tibidangala ziratwika shamala zigakongora zigakongora numvise umuntu waburanye n'uwe n'umuntu waburanye n'uwe mu muryango baramukunda cyane mu kwezi kwa 12 aratashye hayayaya befo langaze bodevo nakita paya ni wida sinema ya abantu bakorera mu mujyi wa Rusizi izi mbaraga ziranyeretse Rusizi ni mu Rwanda Imana ikuye inkongi y'umuriro muri Rusizi kaminuza inirake hariya heti pitangarango denema abanyashuri bakorerayo bahigira Imana irahageze hera wala izi mbaraga nkorana nazo zigiyeyo zikoze ibitangaza mu banyeshuri bari hariya kaminuza ya inirake shewida payigo henima shane monde kota Imana ishimwe erega nabasuhuzaga amen yo ndafashishwa mugira umugisha uw'Imana Korodine yego niwe turi kumwe niko nitwa pe umwana w'Imana haleluya amina Imana ihimbazwe cyane ayo niyo mazina yanjye abantu bicare bamaze iminsi abantu banyandikira ngo izo mbaraga ukorana nazo naje hana kuri kamera yego kugira ngo mbisubiremo izi mbaraga nkorana nazo zirakomeye turaza kuzisobanukira zidabaya ziratwika zigakongora ziramenagura heranga yama peradi zinako shari weda sinima nindashyikirwa Imana ishimwe kandi Imana izimpaye vuba pe izimpaye vuba zibonye vuba Imana ihimbazwe cyane yego nyemerero yego uturagize Imana abadukurikiye Imana ibakuraho ibibarangaza kugira ngo bumve iki Imana igutumye ndasenze mu izina rya Yesu Kristo yego ndasenze umuntu wese unkurikiye umuntu wese wumva ijwi ryanjye umuntu wese ugiye kumva mvuga ubuzima bwe buhinduke haleluya izi mbaraga zinkoreramo zimugereho dawi nema izi mbaraga ziri muri jye wampaye zikora ibikomeye ndagushimiye kubyumvise amena amen waduteguriye iki narinje kuvuga ku mbaraga zinkoreramo yego imbaraga mfite imbaraga nahawe izo mfiringa yego haleluya imbaraga ngendera imbaraga hedango mewa nikangura nakwibuka ko nzifite nkumva ndanezerewe imbaraga njya ku meza nakumva ko nzifite nkumva ndaryohewe ariko hari abantu bamaze iminsi bavangwa izo mbaraga ngo zimeze ute nawe wabigizeho ikibazo umunyamakuru ndazifite pe hari imbaraga nkoreramo utapfa kumenya abantu bose batamenya izi mbaraga nkoreramo hedimanda nzivuga amoko se bwa mbere zitwa umuriro yego umuki umuriro
umuriro hediwaranga ye ndakumva umuriro zirajya gusa nk'iz'Imana izo mbaraga izo mbaraga nkoreramo zitwa umuriro byo bindi urimo uvuga yewe ni imbaraga z'umuriro pida yanga nema shariwi none se urava karizo nagiye gushaka twarajyanye kimbaraga hubundi ndazifite pe shedinima abantu bose bankurikiranye topelanga dedango nemanda babarwayi bakize mbarambuyeho ikiganza uyu muntu yakize sida nibishoboka telefone yangire tuzazana amajwi y'abantu bahuye n'izi mbaraga zikorera muri iki eraga Imana yaratubwiye ngo tujye tugira ibanga hari ibihamya bundi ubwo turirirwa dutangaza turirirwa dushyiraho amajwi barakira barahaguruka baravuga baragenda barashaka muri izi mbaraga zinkoreramo herawa barabona akazi bakurwaho urupfu baragaruka bari bagiye kwiyahura bararindwa magisida pida yanganama muri izi mbaraga zinkoreramo Imana ishimwe izi mbaraga zinkoreramo kandi kubera iki kiganiro niteguye ko n'ubundi hari komenti nyinshi zigiye kuza ariko niko biba bimeze buriya Bibiliya iraba ngo uwizera n'utizera bagirana mugabane ki impamvu ikirere ndimo si cy'uburimo biragoye ko umuntu uri muri kave y'inzu hasi ya kave bakora y'inzu yahamagara uri hejuru y'inzu umva ibyo birere Imana ishimwe ibyo birere hayate panda zonema baherutse kumurogera amafaranga barayahumanya ngo akajya yarabakirirwa yatangagira abwira abantu ngo nimuyijyanire bantuza ukuntu atari beza yari yahuye n'umukozi wa Satani hari nabo bajya baroga bakava ku kazi amaseta bakayatanga hari n'uwo baroze atanga diporome yiwe uyu munsi wa none izi mbaraga bahuye nazo nizo zonyine ndi gukoresha namaze kuzisobanukirwa hayanga zemande wa epandekota beyisango denisika ndatangirana n'ukwezi kwa mbere njya mu bitaro bitandukanye imbaraga narazihawe shariwi guhagurutsayo abarwayi muza kubibona mu kwezi kwa mbere niyo misiyo mfite Imana ishimwe cyane none rero uriya mugabo mwiza w'Imana wandikiye abaheburayo reka nkuranguze mu gakeya igice cya mbere umurongo wa 7 yarababwiye ngo kuko abagaragu bayo abamarayika yabahinduye imiyaga ubundi abamarayika ubu turi kumwe siwida berango nema abamarayika ubu turi kumwe pediwa yabahinduye imiyaga ariko twebwe jewe ntago uzumva za mbaraga titayangazi n'Imana hari umuntu Imana ihaye kugura ikibanza kandi ahantu hakomeye yitwa Edama yangaya peyasi kota zinima shari widazimo arakiguze henima ku itariki 20 shenima z'ukwa 11 dolari wedanga simandego before haleluya shemandawe Imana ishimwe naringisoma haravuze ngo ariko dore ngiyi Bibiliya mutugenzura mureba ngo asabura ibyo avuga bikura ahantu mbikura ntabwo wahamenya pe ntahuze ariko abagaragu bayo yabahinduye ibirimi by'umuriro ngize imbaraga nkoresha ni ibirimi by'umuriro gusa peyani widango la ibirimi by'umuriro nguhesheje akazi shaido nguhesheje akazi nguhesheje ubukwe mbega umusore wagumiwe ari muri Canada shaka ngo ntibagumirwa baragumirwa se kari cyo bakora bade ni watakaya manga si wowe wa mbere ndabamvuzeho oya shaka pe haririwa deba kutaryamukarara wicaye
urara ugenda inzu y'ibara, ariko mu butware, muri za mbaraga nyine, muri za mbaraga ndavuze ngo enimanda mu izina rya nefo rya Yesu jya uryama. Rawi uyu muntu uri muri Tanzania Tanzania shiwidibi foriwa ugeze no ku rwego washaka babantu babita bakiwe bagenda barinda abantu washaka bodyguard kubera ubwoba ufite n'urupfu wumva ruri hafi yawe ukumva uzapfa vuba mpamagara hayidibi mpamagara, hari imbaraga nahawe hejangode baya sinima. Erega abantu ntibakatugenzure kuko iyo dusenga ntabwo tuba turi kumwe nabo. Erega abantu ntibagatere comment, ariko se wowe uraryama kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, koko uragenzura umunyamwuka gute? Uzi ko Bibiliya yahakanye ko nta munyamwuka urandorwa n'umunyamubiri? Garukiraho rero, Imana ishimwe. Uribaza ku mbaraga nahawe shemibe vo lange shenita, keretse iyo nza kuba narindi kumwe nawe cyagiye mpura n'umuremyi wanjye ni kutabe. Araga nukuri biragoye ko wahakanye umuntu ngo ntiyagiye mu ndege kandi yagiyemo mutari kumwe. Ijabandewa sinita yangodego. Ubundi tuzangana imanda mu misiza mu kwezi kwa mbere. Shawida hari ibitangaza nasinyiwe gukora kuri kamera zitandukanye mu bihugu bitandukanye, nijye ngiye gukora kandi shaya langa mfite password yabyo. Ariko wowe washashe ibintu by'ibiheri n'amabara, mpamagara nawe heranga mpamagara gara tebini widiganda ngorema utese uri Yesu indiwe mu kimbo peziwa. Ntago nigereranije, sinababwiye nti muri Imana kwa Yohana, ntabwo nigereranije. Nahawe imbaraga ndazifite shemita, sinanaje ngo nzikwemeze, oya ndazifite pidinima rarawe dosinima. Haleluya. Uyu mwana w'imfura yitwa Anje, uyu mwana witwa Anje, Mana nyagasani, mama Anje we, Anje urupfu rwamunutseho. Diwa iyabuze ubwanjye wasenga sheriwada ba dekota piyorine ayangadi. Yesu we, hari amazina ndimo ndumva. Erega izi mbaraga ziramenya, izi zindimo ziramenya, zirahishurirwa. Herarada mayidobe mbanya umuntu akunda gukora ibintu byo guhinga, izina rye Heraminiwa Shadi wedango hamangaya pedoba divine hayidose hera. Egera Imana cyane, Imana yanjye we. Haleluya. Hari n'imanda ya zidibi. Uyu muntu ufite abana babiri bose bakurikirana biga mu mwaka umwe. Hedango egera Imana nawe sengera abo bana. Heriwi dira kopa Mana we. Haleluya. Reka mbashimire. Ariko aba bantu bibaza ngo izi mbaraga mukorana nabo nazo nizo nyine nkubwiye narazihawe, ntago zimenyekana, ntiwazimenya, oya ntazo wamenya, keretse umuntu wazibonye niwe uzizi. Imana ishimwe cyane. Turabashimiye mwese abantu bakiriye ubuhanuzi. Yego. Ntusubire kwibaza. Yego. Have nongere nkubuze utazapfa ukenyutse. Nta muntu ubyuka mu buriri ngo ahita yibaza ku mwana w'Imana. Byakugora, oya byakugora. Wibyuka wihaga ngo uhita utangira kwibaza ngo ariko buraziriya mbaraga bazikura. Wampamagaye nkakurangira aho nazikura. Suko mpamagara nkurangire aho nakuye izi mbaraga zituma mpagurutsa ibirema, izi zituma abantu barara babogosha imisatsi nk'abasengera kamera ntizongere kogoshwa. Mpamagara uyu mugabo wambaraga mu cikopa imyanya y'ibanga itarimo, ariko abadayimoni
yarabibategetse ubwo atabishyize muri mucikopa. Ariko mumaze mute abadayimoni barimo barakora wizibazaho genda gake ahubwo urashaka kumenya imbaraga zindimo izi nkoresha izi zitumye abantu bari barazengerejwe n'isukari na diyabete na sida bihagarara mpamagara nzikurangire. Imana ishimwe muhabwe umugisha abantu mudukurikiranye. Imana yo mu ijuru ibagwe neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Udakuyemo ibye yego duhenemera guhamagara. Hanyuma umuntu ushobora kumpamagara n'uwiyumvise undi muntu wese umpamagara avuga ngo nagira ngo nsengere nta cyifuzo wowe buretse. Dufite abantu benshi no kuva kuwa gatanu haracyari amawudiyo kuva kuwa gatanu ntarasubiza. Hari aba ntarasubiza anyandikiye 7-8 kubera igihe n'umwanya. Ndashaka umuntu wiyumva muri iki kiganiro muri aba bantu mvuze ampamagare dusenga Imana mukureho iyo mbaraga ibunga ku buzima bwe no ku bw'abana be. Hanyuma abandi bantu basanzwe bahamagara kuwa gatanu nk'uyu munsi abantu bafite ibyifuzo bakeneye ubukwe bakeneye gukora bakeneye perimi bakeneye kategori zitandukanye abakeneye akazi abashaka kuzamurwa abafite inyatsi kuwa gatanu mujye mumpamagara nibwo mbakira. Turabashimiye waduhamagara kuri 078 00 862 ibaruye ku Imana Claudine. Turabashimiye kandi tubifurije umugisha. Amena. Amen. Abantu bahamagara musenga Imana kandi mu byukuri wa mugani wawe hamagara mu ufite icyifuzo apana umuntu uza gupima impano z'abahanuzi. Gato cyane. Wowe rero unezerewe uhamagara uvuga ngo naragukunze. Umva ijambo. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye iduha umwana wayo. Nunkunda mpamagara umbwira ngo naragukunze reka nkuburesinge ako mujye muvuga ibintu by'ukuri. Urukundo rw'amagambo ntirubaho. Imana yatwigishije gukunda kari ugutanga. Wowe urambuza umwanya wo kwitaba undi muntu ubabaye uvuga ngo warankunze gusa. Shyira urukundo mu bikorwa. Shyigikira uyu murimo w'Imana dukora. Shyigikira iyi kamera. Uyu mukozi w'Imana ugenda n'amaguru ajya mu mashyamba gukora ibiganiro. Urwo rukundo nirwo dukeneye. Rw'ibikorwa urw'amagambo gusa mu rureke. Mwuka basure nuko. Turabashimiye kandi abahishurire. Amen. Amen. Basezere kandi tubabwire ngo naho utaha. Ciao ciao. Amen.